Naam, amahoro y'Imana abane namwe inshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira. Twabivuze ko are episode by'ibibazo 125 tugenda dusubiza ibibazo buhoro buhoro. Imunsi rero ni episode ya kabiri. Bagize bati barambaza bati kuki dusobanurire Islamu ni iki? Islamu reka nyigusobanurire muri ubu buryo. Islamu ni ukwicisha bugufi ku mategeko y'Imana ukemera kuyoborwa nayo mategeko. Ngiyo Islamu ni ukwicisha bugufi ku mategeko y'Imana kandi ukayoborwa nayo mategeko. Icyo singisubije. Cyakabiri yambaje ngo ni igitekerezo yatanze avuze ngo impamvu abayisilamu ngo twange ingurube, ngo mbasobanurire impamvu ngo abayisilamu twange ingurube. Atanye avuga ati ngo impamvu ngo abayisilamu ngo twange ingurube ngo nuko ngo yariye ngo intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha. Uko ni ukubeshya rwose. Ni ukubeshya, twebwe ntabwo ariyo mpamvu twanga ingurube, ahubwo ingurube ni ikivumwe. Ugeze mu Barewi haranditse ko ingurube ari ikivume n'intumbi yayo ntimukanayegere. Twareba muri Qur'ani tugasanga ko naho ingurube ari iki, ari ikivume. Rero tuhuje Qur'an ndetse na Bibiliya usanga ko ibyo bitabo byose bitubwira ko ingurube itemewe mu idini ya Islam. Naho ndagushubije. Kibazo cya gatatu wongeye urambaza, warambajije ngo kuki abayisilamu bakunda bashaka abagore benshi. Kakana umukumvi. Niko mujyaho ngo abayisilamu kuki ngo bakunda bashaka abagore benshi. Igisubizo ngiki nagira nkubaza wundeba nawe unyumva. Niba kubw'amahirwe umaze kubana n'abagore bangahe? Musambaniye ahantu mu marogi cyangwa ahandi hantu mu nturusu mu bigunda ni bangahe? Icyo nicyo cyaha Islamu yanga. Twebwe uzarebe Aburahamu yashatse abagore barenze batatu. Intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha n'imigisha yashatse abagore barenze umwe. Umwami Salomo yashatse abagore barenze umwe. Izo zose ni intumwa z'Imana kandi zizajya hehe? Zizajya mu ijuru. Twebwe abayisilamu gushaka umugore urenze umwe ntabwo ari ubusambanyi, nta nubwo ari n'uburaya, ahubwo ni itegeko ry'Uwiteka. Undi arambaza ati kuki iyo mugiye mu musigiti ngo mukuramo inkweto? Impamvu dukuramo inkweto hara tugiye nahera. Uribuka Mose igihe urukimo kirashya, Imana iramubwira uti yewe Mose kwetura inkweto zawe kuko ugeze arahera. Kwetura inkweto kugira ngo duhe icyubahiro, gahunda nziza no kubaha urusengero. Kuko urusengero uzarebe wowe ugiye mu buriri ufata inkweto ukazigumizamo. Ugiye mu buriri urarana inkweto. Ari uburiri n'urusengero ni icyo ugize gute? Ni icyo wubashye. Ahubwo icyo wubashye wawubashye uburiri. Aho twebwe twubaha urusengero cyane kuko ari wamwe ngo nugukwetura inkweto zo mu mutima. Ntago gukwetura inkweto zo mu mutima. Ese mu mutima habamo kamambiri? Oya. Reka turekeye aho ngaho, ibindi bisubizo na episode ya gatatu inshallah ta'ala. Amahoro y'Imana abane namwe. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك